Hari umuntu umwe wadusabye yatwandikiye atubwira ngo mbese mwaba mugira umuti utuma igitsina kiba kinini. Ese koko umuti iyo ngufashe igitsina kirakura? Kuko hari nubwo ushobora kujya ahantu bakaguha umuti uzasiga ku gitsina kikabyimba, ariko mu buryo buri scientifique cyangwa se buri biologique cyabyimbye ntabwo cyakuze. Reka nongere ngushimire wowe ufashe umwanya ufunguye iki kiganiro ugiye kukireba, kandi nizeye kuri buduhe iminota mikeya tugiye kumarana kuko ni umwanya w'ubuzima. Tugarutse mu kiganiro cy'ubuzima, rero turi kumwe kandi na muganga Desire. Reka banza dusuhuze. Muraho neza, ndabasuhuje mwese abari hanze y'igihugu cyacu, abari hano mu gihugu mwese, inshuti z'Isezerano TV, ndetse by'umwihariko abakurikira ibiganiro bya Relax Life Center, ndabasuhuje. Imana iduhana umugisha. Mwamwumvishe rero ni muganga Desire kuva muri Relax Life Center. Ngira ngo mwamaze gusobanukirwa Relax Life Center ko batanga serivisi nyinshi zitandukanye zigendanye n'ubuzima, kandi muganga Desire umaze kumumenyera ku biganiro by'ubuzima kuko tukunze kumwifashisha cyane. Uyu munsi yari yambwiye ko hari abakunzi bamuhamagaye bamusaba ko hari indwara yabaganiraho. Bari bagusabye ko tuganira kuki? Yego, murakoze cyane. Twagiye tubona muri comment hari umuntu umwe wadusabye yatwandikiye atubwira ngo mbese mwaba mugira umuti utuma igitsina kiba kinini. Ahanini uyu munsi nifuje ko aricyo kintu tuganiraho gatoya, hanyuma abantu bakagira uburyo babisobanukirwaho mu buryo buri scientifique, bitari ukumva ngo ushobora kugenda hariya bakaguha umuti igitsina cyawe kikaba kinini, mbese ku buryo wabishyura mu nyurabwenge yawe ukabyumva ko bishoboka. Si ibyo bintu birashoboka koko? Reka mvuge ngo 40% birashoboka, ariko noneho twinjire mu kiganiro ngira ngo tuganireho, hanyuma turaza gusobanukirwaho byinshi. Yego. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku musemburo bita testosterone. Testosterone uyu ni umusemburo uboneka cyangwa se ugira akamaro by'umwihariko ku gitsina gabo. Impamvu ngiye kuganira kuri uyu musemburo rero mbihuza n'ikibazo uyu muvandimwe wacu yatubajije, atubaza ngo tugira umuti utuma igitsina gikura, ni ukugira ngo tuze kubihuza neza, hanyuma buri wese abanze yumve ese koko umuti iyo ngufashe igitsina kirakura. Kuko hari nubwo ushobora kujya ahantu bakaguha umuti uzasiga ku gitsina kikabyimba, ariko mu buryo buri scientifique cyangwa se buri biologique cyabyimbye ntabwo cyakuze. So rero tugiye kuganira gatoya ku musemburo wa testosterone, hanyuma buri wese aze kugira ubumenyi abikuraho. Hari ikintu uvuze ati bashaka kuguha umuti ukaba wasiga ku gitsina kikabyimba ariko ntabwo cyakuze. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ko bwabo byimbe bishobora kujya bugashira? Bishatse kuvuga yuko igitsina cy'umugabo kigizwe n'imitsi. Birashoboka ko haba hari imiti bagisize kikaba cyagaragaza kongera ingano mu buryo bwo kwaguka kwa ya mitsi, ariko mu buryo buri biologique interne hatabayeho gukura kwa organisme. Niho rero bitandukaniye, bivuze ko igihe runaka gishobora kugeraho kikabyimbuka cyangwa se bikaba byateza izindi ngaruka. Nk'izi ngaruka zaba ari izihe? Ingaruka cyateza nuko urumva kiba kimeze nk'aho cyabaye ikibyimba, kandi mu by'ukuri gukura kw'ikintu ni ugukurira imbere kiza inyuma, ntabwo ari ukubyimbira inyuma. Hanyuma rero reka tuganire ku musemburo wa testosterone. Ubundi umusemburo wa testosterone uboneka ku bagabo by'umwihariko, akaba ari umusemburo ushinzwe gufasha mu mikurire, mu myagukire, mu mibereho y'ibiranga umugabo. Aha byumvikane neza, umusemburo wa testosterone niwo udutandukanya
n'umugore, niwe utandukanya umugabo n'umugore, niwe utandukanya umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa adevelopa cyangwa se umusemburo wa progesterone niwo uba mwinshi, kuko niwo utuma amabere agaragara, niwo ukuza amabere, niwo ukuza imyanya y'ibanga, niwo utuma agira ijwi rimeze kuriya, hanyuma bikamutandukanya n'umugabo cyangwa se igitsina gabo, umwana w'umuhungu, kuko testosterone, uyu ni umusemburo, niwo uzatuma agira ijwi rikomeye, niwo uzatuma agira ubwanwa, niwo uzatuma agira impwemwe, niwo uzatuma agira imisatsi yose itandukanye iba ahiherereye ku mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu iyo ahangaha tugarutse ku kibazo batubajije, ni ukuvuga ngo mu gukura kw'imyanya y'ibanga, imyanya myibarukiro y'umugabo, bigirwamo uruhari n'umusemburo wa testosterone. Ntabwo rero testosterone bazifata bazisiga, testosterone bazifata bazirya. Umuhanga bita Sigmund Freud yaravuze ngo mureke ibyo turya ari byo bitubera umuti, aho kugira ngo umuti ari utubera ibyo kurya. Iyo avuze ngo ibyo kurya bitubera umuti, ni ukuvuga ngo ibyo turya umunsi ku munsi dusangamo vitamini zitandukanye. Vitamini zitandukanye nizo zirema wa musemburo wa testosterone mu mubiri w'umuntu, nizo zirema ko umugabo ashobora kugira imikurire yagutse y'igitsina. Aha tuvugamo za vitamine B, vitamine C. Aha abagabo mutekereza yuko mwafata pomade runaka mugakoza igitsina, reka nkubwire ko byarutwa nuko wajya ufata umuneke wa Gros Michel, ukungahaye kuri vitamine B, ukungahaye kuri vitamine C, kandi izi vitamine zibasha kongera imisemburo ya testosterone mu mubiri wawe ku buryo butangaje. Ku buryo rero niba ufite imyaka 10 ugatangira kurya umuneke, uzagira imikurire ihagije. Wa musemburo wa testosterone uzagufasha muri iyo mikurire, aho kugira ngo uzagire imyaka 50 cyangwa 30 baguhe pomade ngo izongere igitsina. So rero byumvikane neza, iyi misemburo ni imisemburo yubaka umubiri bigendanye n'imikurire y'umuntu. Kuva muri première enfance, deuxième enfance, troisième enfance, umuntu agenda abona ayo mavitamine akungahaye kuri iyo misemburo. Iyo umwana ntabwo avuka ngo afite imyaka 12 ahite anigijwe, agenda ariniga uko agenda akura. Imikurire y'ijwi mu kuniga ijwi bigirwamo uruhari rwa testosterone. Niyo mpamvu uzabona hari abantu bagira ikibazo cyo kugira amabere ari abagabo, bihita bikwereka ko afite testosterone nkeya, ahubwo afite uwitwa estrogene na progesterone, niwo musemburo w'abadamu ukuza amabere. Ushobora kumusanga afite ijwi rimeze nk'iry'abadamu, nanone akongera akagira amabere kandi ari umugabo. Nuko yagize testosterone nkeya, hanyuma adevelopa ijwi, adevelopa imisemburo ya kigore ariyo estrogene na progesterone, agira amabere nk'ay'abagore. So rero ndagira ngo mbabwire ngo kuba wafasha umwana wawe kugira imyanya y'ibanga imeze neza, nubwo buryo bw'uko ibyo kurya ari byo byaba umuti, aho kugira ngo azashakisha imiti azi ko ariyo yamufasha muri icyo kibazo. Mu bundi buryo bwumvikana neza, ntabwo ibyafasha, ubu ndi gusubiza wa mukunzi wacu watwandikiye muri komenti, ntabwo ibyafasha umubiri w'umuntu ari ibyaza directe, kandi imisemburo iboneka igenda yubaka amaserire.
ubundi umuntu agizwe n'ingirangingo, icyo twita selire, nizo zigenda ziyubaka zikabyara tishu zikabyara orugane iyo yiyubatse ikabyara sisiteme, umubiri wose ukuzura. So rero kugira ngo wubake umubiri wawe bihera muri selire. Icyubaka ingirangingo ya selire ni ikiva muri vitamine wariye. Icyavuye muri vitamine wariye gikungahaye kuri iyo misemburo ya testosterone. So rero ibyo kurya nibyo byakabaye kuba ari ingenzi. Ikindi gishoboka kuri uyu muntu nk'uko yatubajije ni uko hashobora kubaho imiti, food supplement y'imirire wagenda ufata ikongera wa musemburo wa testosterone, cyangwa se ukajya kwa muganga babona ufitiye umusemburo mukeya ku buryo bushoboka bakaba bakoresha uburyo bwa injection, bakaba bagutera inshinge zongeramo uyu musemburo. Ariko ndagira ngo mbitandukanye no kuba baguha pomade ngo izakuza igitsina. Aho ngaho bizaba bimeze nk'uko umuntu yafata ikibyimbya umubiri we ukabyimba, ariko mu buryo bw'imbere nta reaction biba byagizemo. So rero uyu musemburo wa testosterone niba twabyumvise neza niwo udufasha gutandukana mu buryo bw'igitsina. Umugabo akaba atandukanye n'umugore, umwana w'umukobwa akaba atandukanye n'umugabo. Ni ukubera ko habayeho development de la testosterone. Umugabo abasha kuniga ijwi, amera ubwanwa, amera impwemwe. Nanone rero iyo habayeho cya kibazo cyo kuba testosterone ari nkeya, nibwo usanga umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kugira igitsina gitoya, igitsina kumva atakishimiye. Nibwo ushobora kumva afite ijwi ariko ritandukanye n'iry'abagabo. Nibwo ushobora kubona nta bwanwa agira kandi yaragejeje imyaka. Nibwo ushobora kubona nta mwemwe agira kandi ari umugabo. So rero ibyo nibyo muri rusange bishobora kukwereka yuko ufite testosterone nkeya. Nkahita nkangurira rero n'abantu ushobora kuba wakwibwira ko wakoresha umuti nk'uwo twavugaga, ariko icyo nakubwira cya mbere ni uko uyu musemburo wa testosterone ushobora kuba ari mukeya mu mubiri wawe. Ukaba rero ushobora kuba wakoresha imbuto zirimo pome, imbuto zirimo umuneke, imbuto zirimo urunyanya. Ibi ni byo bintu byagufasha kugira ngo wongere umusemburo wa testosterone. Hanyuma rero ukaba wagana no kwa muganga mu buryo bw'ibipimo bakabireba, cyangwa se ugakoresha food supplement. Ni food supplement ziba zongera wa musemburo, nkaho twavugamo icyitwa ginsenga. Ginsenga ni nziza cyane kuko yongera uyu musemburo wa testosterone, hanyuma umubiri wawe ukongeramo ya mavitamine akuza imyanya y'ibanga. Mugangira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza ukurikije icyo uwo mukunzi wacu yari yabajije. Ariko se noneho uretse mu buryo bwo kubisobanura, uyu muntu aramutse aje hano mwebwe muri Relax Life Center mumufasha iki? Yes, twebwe iyo aramutse aje hano muri Relax Life Center niyo treatment tumukorera. Tubanza kumenya ngo byaturutse kuri uwo musemburo wa testosterone mukeya mu mubiri. So tumuha food supplement, ni inyongeramirire zikungahaye kuri ya vitamine B, zikungahaye kuri za vitamine A, zikungahaye kuri ya vitamine A, B. Noneho rero izi nyongeramirire ukagenda zikoresha umunsi ku munsi, nibwo ashobora kubona reaction ku kibazo afite. Ibi bitandukanye nuko wagenda ukisiga pomade, cyangwa se bakubwira ngo niwisiga uyu muti igitsina kizakura, kizaba kibyimbye, ntabwo kizaba gikuze. Kuko iyo tuvuze inyongeramirire ubundi biba bingana nuko umuntu yakubwira ngo genda buri munsi ujye urya pome, ujye urya imineke 3 ya Gros Michel, ujye urya inkeri, bizagufasha kongera testosterone mu mubiri. Ariko wareba ugasanga ibyo ntibihagije, cyangwa se ntiwanabikurikiza neza. Ndetse n'abahanga mu nganda bakaba barakoresheje icyo bita nanogram. Nanogram ni ugufata vitamine runaka bakaba bazifungira mu kantu k'akanini gatoya, capsules ntoya, ariko ikaba ikungahaye muri poudre yavuye muri pome, yavuye mu muneke, yavuye mu nkeri. Ibyo byose bikaza kubisanga muri cya kinini. So rero iyo food supplement ikungahaye kuri ibyo nibwo buryo dukoresha, hanyuma tukabimuha akabikoresha mu gihe bishobora kugera mu mezi 5, hanyuma agatangira kubona reaction ku kibazo afite.
uyu mukunzi wacu se umwijeje ko ikibazo afite gishobora gukemuka ukurikije ibyo mwe mushobora kumufasha? Ya, murakoze cyane, kibajije ikibazo cyiza. Reka nanone ngaruka ahangaha. Ubundi umuntu agira imikurire tubarira mu byiciro bitatu: première enfance, deuxième enfance na troisième enfance. So rero tuvuga yuko ubundi imikurire ya nyayo ibiri mu byiciro bibiri. Umuntu agomba gukura neza akiri mu byiciro bibiri. Ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kuba arengeje imyaka 30 akavuga ngo agiye gukoresha iyi miti, azatinda kubona reaction ugereranyije n'umuntu ufite imyaka 15. Umuntu ufite imyaka 15 aracyafite gukura mu gikuriro cy'umubiri we. Umubiri we uracyafite ku metabolisme ye irakora umunsi ku munsi, bitandukanye na wa wundi wageze ku gikuriro umubiri we ugahagarikira aho ngaho. N'indi myanya y'ibanga nuko nguko. Ni ukuvuga ngo icyizere niwe umuntu gishobora kuba Bigomba gihari kugendana n'imyaka n'ikigeragezemo. Akiri mutoya ni amahirwe ko asanga ayandi, hanyuma arengeje ya myaka 30 rwose ni ibintu biza buhoro buhoro ku buryo hari nubwo atabona resulta. Muga turagushimiye ku kiganiro duhaye, ariko twakurengagiza ko uretse n'abafenda bafite ikibazo cy'imisemburo hari n'abafite ibindi bibazo by'ubuzima, ubu bakeneye ababona gute? Murakoze cyane. Mbere yuko wenda twinjira hano nabavugaho gatoya, ufite iki kibazo niba wumva ufite ijwi rimeze nk'iry'abakobwa kandi uri umugabo, niba wumva wibonaho ko watinze kumera ibiranga umugabo, aha turavuga impemwe, turavuga ubwanwa, turavuga imisatsi igaragaza ubugabo, ni byiza yuko wakwikurikirana hakiri kare. Ubaye ukiri mutoya ushobora kwifashisha kurya imineke, kurya pome, kurya inzuzi, kurya inkeri. Ibi byagufasha kuko byunganira mu kongera testosterone mu mubiri wawe. Nanone rero reka nkubwire ngo ukeneye kuba watugana tukakugira inama tukagufasha mu kubona izo food supplement, wagana aho dukorera kuri Relax Life Center Kimironko iruhande rw'urusengero rwa Foursquare, cyangwa se ukaduhamagara ku mirongo yacu ya telefone ku bundi bujyanama n'ibindi wakwifuza. Ni 0788 30 23 68. Ushobora no kwisanga kuri WhatsApp tukaganira byinshi. Muga turagushimiye cyane. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Reka dushimiye n'abakunzi bacu bari ku kiganiro, kandi twizere ko mwabashe gusobanukirwa, ndetse utabashe no ufite n'ibindi bibazo wenda waba wibaza, ushobora guhamagara muganga yatanze nimero ze za telefone, cyangwa se ukaba wanagera hano ku ivuriro ni Kimironko, yavuga ko ari hafi y'urusengero rwa Foursquare. Nuvuga ngo uvuye kuri gare ya Kimironko utambika usa n'ugana mu izindiro, hafi aho ngaho rwose ruguru y'umuhanda gato uhita ubona icyapa cyanditseho Relax Life Center. Reka tubashimire rero, ibiganiro byacu birakomeza.